nibutse rya jambo mukuru wanjye ubwo wicazaga ababyeyi, mfite ijambo maranye iminsi naribwiwe na Damascene muramuzi, yuko nkunda ashaka ko twabana iminsi asigaje kubaho ku isi. Uti nararisengeye maze iminsi numva umwuka nyemeza cyane, n'urukundo ruguma ruza, fata icyemezo ntababwiye nanjye mwemerera urukundo. Icyo gisubizo Damascene akibonye yahise ashimiye amuguhaye, yegeranye umuryango. Uti nimunyarukiriye mu muryango munsabire uwo mwari mwiza yitwa Felicite. Damascene mwana wacu, ubu twakwakiriye mu muryango. Gufata neza umufasha wawe tujye twirirwa tugutoza. Ababyeyi bawe baragutoje na padiri yashyize hafi. Felicite mukuru wanjye, dore uvuye mu mfura z'abatambyi ugiye mu mfura z'i Rwanda. Ntuzadupfure, za mpanuro nziza mama yajyaga guha numva ntuzazite kure yawe. Urugo rwiza mwana wanjye burya rwubakwa no gusenga wubaha Imana kandi wubaha abaje bagusanga. Tubifurije urugo rwiza, muzatunge mutunganirwe, muzabyare hungu na kobwa, umwuka wera ari kumwe nawe. Yari umusozi usiga bagasigara basiganuza. Wizi neza Odile, nimero za telefone 0 reka zisubire 0 murakoze kugira urugo ruhire. Amashuri meza uyu mutoya utari mutoya y'ukuri, tumuha amashyi abantu banezerewe turabaha amashyi. Arakoze cyane, ni mutoya utari muto turanezerewe. Mbega we mbega umusizi we asiganuza. Murakoze cyane, murakoze rwose, hano aratunesheje.